sekaseka gasa n'ikirwanya. ubwo utangiye gusenga urumva se utangiye nk'abantu b'abapfumu ari ukuntu ngabapfumu twabonye ko umupfumu nta shitani. yego nta shitani ariko ari tekinike babanza gutyo ngo sekaseka ako kantu nyine ubone ko kari ingenzi. niba n'abapfumu b'abanyamitwe baragasigaranye no bakaba bagitekinika bagakoresha nuko cyari ikintu cyiza. ni tekinike uriya Mariya nawe uburyo yagizwe isugi tuziga Mariya muri iki gice cyitwa Mariyoloji tuzabona uburyo Mariya yagizwe isugi inama iraterana barabyemeza barabyanzura n'umwaka yabereye bamugira isugi bamugira umutagatifu nkuko bafata n'isi na Nawomi n'undi wenda n'abandi nuko wenda mvuzungu n'abajuri n'ababadi ko gufatuka utuye umuntu wabaye n'isi mu Rwanda tumubaka nk'umuntu wabaye n'isi mwirirwa muririmba muvuga ngo mu buhamya bwanyu mutanga mu nsengero no hanze mu mwitango n'abapagani Yesu ndamufite naramwakiriye mbana nawe nsangira nawe ngendana nawe ntago nababona mufite. Haleluya siko bavuga. Bibiri ikatwereka Yesu wagiye mu ijuru imyaka 2000 ibihumbagiza akazagaragara ku bicu abamarike bakavuza impanga. Ikibazo nabaza dukurikira muzatu mukibaze nawe munyamakuru muzamurize Yesu mubana buri munsi muvuga muririmba mubana nawe na Yesu aza kunsagagara Yesu ari mubangaye ku buryo hari Yesu mubana nawe mufite niba bari mufite mutegereje uzaza guhagarara ku bicu. Yesu ndamufite kuzuka kwe kujya mu ijuru kwe kuzagaruka cyo ni igihimbano pe ni igihangano no kuvuga ngo ntabwo Yesu azagaruka uwo Yesu wagiye mu ijuru akazagaruka umva abategereje mbakuriza ntawe uhari. Iki kiganiro irindagiza mwumvire uyu ni focus no ndabasuhuje mwebwe mwese mudukurikira 5 kuri 5 amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba namwe muri mwande zose z'isi ndabasuhuje. Iyi ni Fumba Connect mu kiganiro irindagiza myumvire nkuko bisanzwe mba ndi kumwe na wa mugabo mukunda mwakunze cyane bamwita Focus ndagusuhuje cyane. Namakuru Imana y'u Rwanda ibane nawe. Uyu Focus rero hano ni mu rugo muramubona muramuzi afite ukuntu asobanura ku bijyanye n'imenyamana nyarwanda n'imenyamana vamahanga. Uyu munsi hari ingingo tugiye kuganiraho. Hari umugabo twavuga muri bisanzwe ngo umustar ariko wamenyekanye cyane amenyekanye iyo wagize ibibazo iyo wagize amakuba uramwiyambaza iyo wapfushije ngo ni se w'imfubyi nyina wapfaka donc turamwiyambaza ahantu hose. Uyu nta wundi ni Yesu hano muri Yohana mu gice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarindwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo ni Yesu. Uyu mugabo rero Focus hari uburyo asobanura Yesu. Focus uyu mugabo Yesu uramuzi? Murakoze. Nanjye nongeye gusuhuza abakurikira ikiganiro Fumba Connect. Nkuko twagiye tuganira ku biganiro byinshi bitandukanye ababwiye ko tugiye kuganira kuri Yesu koko usa nkaho ayoboye isi ndetse n'ijuru n'ibiri munsi. Ese kukigaruriye imitima y'abantu benshi tugiye kureba Yesu urimo uburyo bubiri. Hari Yesu w'umuhimbano na Yesu original navuga Yesu nyawe ngo umwimerere umuheburayo. Ariko mbere yuko dutangira iki cyigisho hasi iki kiganiro
ubushize nari nasezeranyije abadukurikira ko uzadusengera ngo ari uburyo bitandukanye n'umukwemera. Uko ntabwo ko mu kwemerwa nabirenze, kuko gusenga mu kwemera byo no gusabiriza nk'uko twabonye biva ku nshinga guseguza. Abazi ikinyarwanda gusenga biva ku ijambo guseguza. Ni nabyo abakongomani cyangwa se abo muri RDC babyita okusenga n'iringa. Ubwo rero ni ugusabiriza, kuko iyo uvuga winginga utakambira Mana, ndagutakambira nkwinginga nsaba. Iyo tumaze gutera intambwe yo kumenya Imana mu mwimerere wayo, ntabwo tuba tugisenga ngo duhumirize dupfukame, dusabe Imana, dusabe Data twese dusabiriza tumwinginga. Kuko iyo uri igisonga ntabwo usaba, ahubwo urategeka. Ni ukuvuga ngo weho isengesho ryawe ntabwo ari risaba, ahubwo rirategeka. Urategeka bigakoreka. Niyo mpamvu rero abera batarazana ubukirisitu cyangwa se ukwemera, nk'uko twari tubibona mu buryo bw'ubukoroni, kuko baje bitwaje Imana, twe twasanze hari uburyo twari dusanzwe dusenga, icyo wakwita nko gusenga mu muco wacu. Ntabwo kwari ugusenga, ahubwo twari dufite ibimenyetso n'amarenga n'iki mu buzima bwacu bwo kubaho kwa buri munsi. Ari nacyo ubona abera bageze muri Afurika. Burya muri Afurika abera bageze muri Afurika bibye byinshi, bagiye basa nk'aho bagenda bakopera imico y'Abanyafurika, kuko ariwe muco mukuru, ariwe muco mukuru, bakagenda bakabitekinikamo ibyabo bazifashisha mu kugira ngo bakolonize isi muri ya civilisation yatangiye mu 1800 kuzamura. Ubwo bateguraga umushinga wo gukoloniza Afurika bashaka abacakara n'ubutunzi. Aho ngaho niho tubona kiriya kimenyetso cy'umusaraba. Uriya mu kiriya kimenyetso cy'umusaraba ngo ku izina ry'Imana Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Biri imyaka amagana n'amagana, ubukoro abera baduka, b'abamisiyoneri baduka muri Afurika, siko bageze mu Rwanda mu 1900. Twari tubimeranye imyaka myinshi icyo bita umusaraba. Kuko twebwe mu muco wacu kuva igihe cya Gihanga ngo mijana u Rwanda rugihangwa, twaravugaga ngo twakoraga ku ruhanga. Ku ruhanga uri ndahangara. Twarasengaga mu gihe cya Gihanga. Ari ugusenga, ari ugutegeka. Ubwo wagereranya n'ibyo ukabyita ngo ni ugusenga nyarwanda, cyangwa se ikiri umusaraba wenda mu buryo bwa kinyarwanda. Ariko twaravuga ngo ni ibimenyetso twari dufiteho badusanganye. Bagenda batekanirwa muri kwa kwemera kwabo, badutekinikamo nyine uburyo basenga Imana batangira bakora ikimenyetso cy'umusaraba. Twaravuga ngo ku ruhanga uri ndahangarwa, igituza kigutuze mu bawe, ibitugu bigutura abanzi n'abaganga. Urumva ayo magambo, ibyo bintu uko ari bitatu. Uruhanga uri ndahangarwa, igituza kigutuze mu bawe, ibitugu bigutura abanzi n'abaganga. Ku gihanga uri ndahangarwa, igituza kigutuze mu bawe, ku bitugu uturinde abanzi n'abaganga. Ibitugu uturinde abanzi n'abaganga. Umunyarwanda kumva kuko icyo kintu ni ikintu kimuremye, kimurimo nyuma y'igihe. Bahita babishushuramo rero ku izina ry'Imana Data twese n'Umwana n'Umwuka. Ku gihanga uri ndahangarwa, ku ruhanga ndahangarwa, igituza kigutuze mu bawe, ibitugu bigutura abanzi n'abaganga. Nabyumvise. Noneho barangiza gukora icyo kimenyetso bakagira bati seka gasa n'ik'i Rwanda. Ubwo utangiye gusenga. Kurumva se utangiye nk'abantu b'abapfumu, ari ukuntu ngo abapfumu. Umupfumu nta shitani. Yego nta shitani. Ari tekinike babanza gutyo ngo seka. Ako kantu nyine ubone ko kari ingenzi. Niba n'abapfumu b'abanyamitwe baragasigaranye no bakabagitekinika bagakoresha, nuko cyari ikintu cyiza. Seka gasa n'ik'i Rwanda. Kwari kugira ngo bashimishe Imana y'u Rwanda. Bayizihirwe, iseka inezerwe umunyarwanda. Seka gasa n'ik'i Rwanda. Rusekere rugubwe neza. Ubwo n'u Rwanda. Rurinda icyago n'icyagane. Urumva? Rurinda ubukenya n'ubugingo buke.
rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyamba. rutsindire umwanzi wo mu kirambi ni ukuvuga ngo indani wawe habamo Imana igutsindira umwanzi kuko abanzi duturanye nabo n'umurozi uturuka ishyamba. dutsindira umwanzi wo mu kirambi ni ukuvuga ngo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uturinde umwanzi waduhungabanya muri twebwe, noneho unaturinda umwanzi uturuka ishyamba. ukubona za EBC zitwataka buri munsi u Rwanda abarundi u Rwanda ababaye umwanzi uturutse heye hanze y'igihugu. ukumva none agakomeza ngo reka nongeye nitanye no ntasesenge wewe ureke nsenge birangiye wadusenge ubwo nsesenge tubaza ku sekaseka gasana kirwa rusekere ruvuge neza rusendereza n'amahirwe rutsinde rurinde ubukenya n'ubugingo buke rurinde umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyanga rurinde nyamunsi n'intumwa yayo garika ibiganza rugabo maze utugabire twishyuke mu Rwanda. ukaba urarangije hano n'ikintu gikomeye cyane ngo twishyuke mu Rwanda. kwishyuka ni kuganza guhora wumva ni nko kuganza kugwira wishyuke ushikane ukomere mbere urumva rero iyo usesenguye iryo sengesho ni isengesho kuko ritsindagiye ryubatse umuntu. ni gutyo twagira dusenga mu muco wacu bataratuzana ubukristo rwose na Yesu w'i Nazareti n'Imana yo mu ijuru. sekaseka gasa n'ikirwa ni kwa kugaragaza ko Imana itwishimiye ibyo dukora, ibyiza dukora Imana ibyishimira iseke yishimira u Rwanda iruha imigisha. sekaseka gasa n'ikirwa noneho u Rwanda dusaba Imana ngo rusekere rugubwe neza. uri kubyumva? rusekere rugubwe neza kugira amahoro rurinde amahe n'amahire ururinde amahe ni ikinyarwanda gikomeye cyane. ururinde icyago n'icyagaye ururinde ubugingo buke ubukenya n'ubugingo buke. ni ukuvuga ngo uhe kugira umunyarwanda ukenyuka ugira ubugingo buke rutsindire umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyamba. noneho mu gusoza akavuga ati tugabire rukabaruka. noneho Mana nyuma y'ibyo yuko watwishimiye wadusekeye tugabire rugabaruka twishyuke mu Rwanda twiganzirize mu Rwanda rwacu tumizere. ubwo wari umwukwemera bata aleluya amen amaturo akabaraye tumuhe Imana amashyi. uko niko tugomba gusenga mbese aho niho bakuye dawe uri mu ijuru izina rye ryubaka ufunga by'umunsi bwe noneho turi n'ibindi byose badukuramo bya bindi byacu bati reka ibyawe ufate ibyacu cyangwa urimbuke. ese ubundi byarakora icyo gihe byarakora iyo basengaga nta musesenguzi iyo basengaga gutyo byarakoraga neza mu muco wacu cyane. reka abanyarwanda ni bene Imana kandi inzira zacu ngo zirenga igihumbi dusubiriza. uretse ko ukuntu watangiye ngo ukuntu twajya tuvuga ngo mu ruhanga rugaba ku ruhanga uri n'ahanga umva ni ikimenyetso cy'umusaraba agira ngo wenda sinzi nimba twihuzemo twatwihuse baza kubigeraho ku kimenyetso cy'umusaraba. ubwo twagira ngo tubanze dusenge n'uburyo abanyarwanda basengaga bari babanye n'Imana rwose mu buryo bukomeye cyane. abantu bavuga ngo abanyarwanda ngo basengaga ibigirwamana bamenye narabivuze ntabwo u Rwanda ari mu bihugu bice bishoboka tujye bigira izindi mana. mu gihe abisirayeli twigwa tukwerereza dusenga Imana y'Isirayeli n'ibindi byose bagiraga izindi mana nyinshi. Imana ikaza ngo yavuganye nabo ikanabacyaha uribuka bikuraho imikufi n'amazahabu n'amaherena bagacuramo ikimasa cy'izahabu. Mose yaza ngo agasanga biremeye ariko mu Rwanda nta mana yindetse Imana ishobora byose ariyo shereza ariyo gasa aho tuba mu gusenga kw'Imana.
ubwo rero twari tugeze kuri Yesu kandi kukubaza ngo uyu mugabo wigaruye imitima wanditswe mu bitabo byinshi cyane kandi abantu bakamwiringira cyane cyane ugeze mu byago mu makuba ukamutura ibibazo byose. Umugabo ni Yesu, ariko wowe hari uburyo ubusobanuro hari Yesu nyawe yego na Yesu umuhimbano adusobanurire. Yego murakoze. Uwo Yesu rero mu by'ukuri uburyo Bibiliya imuvuga ivuga Yesu kwa Yosefu na Mariya w'i Nazareti wavukiye i Betelehemu mu kiraro ubwo bajyaga mu kintu cyari cyabaye mu Baheburayo cyo kubarura abenegihugu. Uzi ko bavuga ko yavukiye mu kiraro cyiwe. Yego. Biriya byo nibyo na amateka ye. Uwo Yesu rero yabayeho ko mu Isiraheli. Ariko si mu Isiraheli nanone ni tuzajya tubibona ko tugenda twiga ku byigisho bitandukanye. Isiraheli bayeho ejo bundi n'izanira na kandi nibwo cyemezwa igihugu cy'Isiraheli. Ariko mbere cy'igihugu cy'Abaheburayo kuri Isiraheli na Palestina ni ibyejo bundi muri cya gihugu cy'Abaheburayo. Ntabwo uzi ko Yakobo ubwo ngo yacyanaga na marayika ngo yagiye ahantu bita Beteli gusenga hahandi twabonye ujya gushaka kumedita ushaka ibisubizo wibizi ubyishakamo. Ntuzi ko yamubwiye ngo kuva uyu munsi ntukiswe Yakobo ahubwo wiswe Isiraheli. Nta nubwo Isiraheli buriya cyari igihugu. Isiraheli yari umuntu wiswe Isiraheli. Noneho ubwo rero Yesu yabayeho kuko umugabo w'inyangamugayo mu Isiraheli wehereza umuco w'Abaheburayo. Noneho icyo gihugu cy'Abaheburayo uburyo mu bihugu bariya abanyaburayi ibihugu by'uburengerazuba na za Amerika ubwo bakolonizaga ibihugu hirya no hino, buriya igihugu cy'Abaheburayo cyaje gukolonizwa n'Abaroma b'Abadage. Bava mu Budage baza gukoloniza cya gihugu cyitwa ngo ni Isiraheli ariko cy'Abaheburayo. Mu kugikoloniza rero basanga hari umuco wubakitse nk'uko waje ugasanga mu gihugu cyacu hari umuco tugenderaho za kirazira zabo nk'uko twagenze bakaza bakaduhindura ibintu byose bakabihindura. Bageze mu Isiraheli bubaka sisiteme yabo nk'abakoloni, ariko mu kubikora baza bazi ko iwabo mu Bugereki mu bihugu by'iburengerazuba hari ubwo Abagereki bari bayoboye isi imyaka igera kuri 500 mbere y'uko Abaromani bigarurira isi nabo, ko buriya ibiriya bihugu by'ibihangange byagiye byigarurira isi mu kuyikoloniza. Niho tubona icyo bita abami abami b'abami. Buriya rero Abagereki bayoboye isi imyaka igera kuri 500. Ni nabo batunguye kwandika. Abafilozofi benshi tubona ko amateka yabo bakomoka mu Bugereki. Nabo batangije Bibiliya ya mbere yitwa Septuagint cyangwa se iriya yitwa Bible. Buriya Abagereki bohereje abanyeshuri 70 muri Afurika kujya kwiga Imana mu Misiri ya kera aho bitaga Kemeti. Kemeti bivuga umwirabura washiri, umwirabura w'umukara cyane ariko w'igikara. Kemeti bivuga washiri pe. Buriya niyo mpamvu bari Abarabu mu Misiri, za Maroke, za Libya ni abakoloni b'Abarabu baturutse muri Aziya mu burasirazuba bwa Afurika burasirazuba bw'isi muri Aziya baza nyine bwo gukoloniza no gushaka imibereho. Bagira ibihugu bimwe bya Afurika bigarurira. Buriya nabyo bageze i Burayi ntabwo babemera, babafata nk'Abanyafurika nyine nubwo bafite uruhu rwera. Ariko buriya ni abakoloni nabo baje bigarurira biriya bihugu. Ubwo rero Yesu abaho mu gihugu cy'Abaheburayo nk'umuntu w'inyangamugayo ufasha igihugu abenegihugu bikomeye cyane. Urabona iteka igihugu kigira abantu bafata nk'icyitegererezo bafasha rubanda rwabo. Yesu rero abaho. Niyo mpamvu burya bagendaga bamushinja ibirego byinshi ngo agandisha rubanda. Mu birego bamuregaga ubwo bamufataga hari n'icyo bagandisha rubanda. Uko yarabangamiye baramukurikiraga cyane.
ntibakore. baramukurikiraga arimo akabafasha muri bimwe byinshi akigarura imitima ya benshi. Noneho bagitangira kumufata uriya muntu rero, noneho utangiye kwibuka wavuga ngo havutse umwami, uzi ko ageze ngo havutse umwami, batangira bakora ikintu cyo kumuhiga, bahiga abana b'impinja barabica bashaka wa muntu wavutse ngo uzitwa umwami. Ariko ibyo byanditse muri Bibiliya cyangwa turi kuri wa Yesu umuhimbano cyangwa wa nyakuri. Ni ukuvuga ngo rero gusa uretse ko bagiye bafata ari ukuntu bagiye batubura nyine, bagatubura ibintu kugira ngo bitewe na n'ubundi muri Yesu wa nyakuri undi akivuka baramuhize, bahize umwana w'umuhungu. Ikintu wari uvuze karani tekinike bashyizemo, tekinike bashyizemo ngo havutse umwana w'umuhungu, ngo buri mwana w'umuhungu wese baramwica, ngo byavuzwe ko azaba umwami, umwami ugiye kudusimbura. Ubwo rero Yesu ayigarura imitima ya benshi, abaho akora ibintu byiza mu gihugu cyabo, noneho babona bo abangamiye inyungu zabo. Ubwo ntabwo yagendera ku mahame yabo. Ni ukuvuga ngo biriya byo gutora intumwa 12 ibiki byose agenda, ni kwa kundi umuntu iteka yigaruraga imitima ya benshi, ntabwo yaburaga abantu bamufasha muri sisiteme ye nawe, mu myumvire bakumva ari myiza. Urugero ndaguha urugero Ryangombe twamuvuzeho cyane, na Nyabingi yabo Nyabingi bari bafite abo bita abagirwa. Abagirwa ni abantu bari barigaruriye imitima n'uwo Nyabingi cyangwa n'uwo Ryangombe, kubyumva. Noneho abo bantu bakajya bamufasha, bamuba hafi, bamufasha kumvikanisha sisiteme ye mu gufasha sosiyete ye. Nuko na Yesu yari ameze y'abanyakuri. Ariko ubwo tukiri aho ngaho, ni ukuvuga ngo buriya Yesu ni izina abantu biswe ari benshi muri icyo gihugu cy'Abayuda. N'ubundi iyo zina ryari risanzwe. Buriya Yesu siyo Yesu wabayeho bwa mbere, kuko mbere ya Yesu turi busange hari abandi kuko turebe ngo Yesu, uzi ko bashyizeho akandi kantu bavuga Yesu Kristo. Kristo bivuga uwasizwe cyangwa wasizwe, amavuta cyangwa uwatoranyijwe. Nyine kuko mbere ya Yesu dusanga witwa Soteri. Soteri yari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare cy'Abagereki. Soteri noneho ubwo bigaruraga imigabane hirya no hino bageze muri Afurika, ubundi yitwa Soteri Soteri Duterme. Yageze muri Afurika asa nkaho yigarurira imitima y'abantu, ariko babikora ku buryo bw'imbaraga. Abwira rubanda ko avugana n'Imana. Uwo Soteri ko avugana n'Imana. Ubwo ni mbere ya Yesu. Ni nawe wakereye amashuri yo kwigiramo iby'Imana bwa mbere. Ibi twita teoloji. Byo byitwaga teoloji. Bivuga kuri Soteri. Bikomoka kuri uwo musoteri ariyo wabaye Kristo wa mbere. Avuga ko ari uvugana n'Imana, ari uzajya ubahuza n'Imana. Yari umunyafurika, yari umwera. Ariko abikora ageze muri Afurika, muri Kemeti mu Misiri ya kera. Yita Kristo uwasizwe, uwatoranyijwe. Avuga ko azajya abahuza n'Imana, ari uvugana n'Imana, bakamukurikira. Urumva rero byo kuvuga ngo Yesu niwe nzana n'ukuri, ni uvugana n'Imana. Hari n'abamubanjirije, bari ba Kristo. Uri kubyumva? Tubona n'abandi bamwe b'Abaromani bise ba Kristus w'Umuromani, umwami yarahari. Ubu Yesu yari ataraza. Ubwo rero ni ikintu bagiye bubaka bitewe na sisiteme yabo yo kwigarurira amahanga menshi, bakavuga ko ari abantu bavugana n'Imana. Ubwo rero na Yesu noneho mu Bagereki hariho uwo bitaga Diyonizi. Yari umwami. Noneho Diyonizi bikaba igitekerezo
nk'icya Yesu wavuye mu ijuru nyine. Buriya igitekerezo cya Yesu wavuye mu ijuru akava ku Mana akavukira mu mwari Mariya, bari babikomoje mu gihe ya myaka 500 y'Abagereki. Bo bari bafite icyo bita Diyonizi, waje gucungura isi, wavuye mu ijuru, urumva, wakoraga ibitangaza nyine. Iteka biraba ari ibitekerezo barebamo nk'umuntu. Noneho generasiyo y'Abagereki iraje ivuye yo kwigarurira isi. B'Abaromani bamaze gufata kugisa nk'aho aribo batahirwa, bigira kuri Diyonizi wari warigaruriye umugabane munini wo ku isi w'Abagereki. Noneho babasanga Yesu, hari umuntu witwa Yesu mu bigaragara bya nyabyo, umuyeburayo wari inyangamugayo, wari imfura muri icyo gihugu. Bamwubakaho icyo bita monima y'ubumana. Nibwo Yesu nyawe rero w'i Nazareti, Yosefu na Mariya bamwe batunzwe no kubaza udutebe tw'imvunwa, tumwe twe tugira iwacu twitwaga ngo ni imvunwa, uramburuka kunjuka ukicara. Uriya yabayeho, abakoloni baramuhiga, basa nk'aho bamufashe, baramubamba. Igihe cyo kugera ku musaraba amaze gupfa, turagera ku mubamba. Yego. Urabona Yesu bavuga ko ise yari Yosefu, niwamureraga, mbese ubwo yari umubaji. Ese na Yesu wa nyawe igisito niko byari bimeze, cyangwa nayo ni tekinike? Byo nibyo bya nyabyo. Ibyo ni ibyo bya nyabyo kugeza apfa. Ibyo byari bya nyabyo mu Baheburayo. Noneho mukuye etape yo kuzuka no kujya mu ijuru no kuzagaruka, ni tekinike, ni igihangano cy'umweru kugira ngo abone uburyo yigarurira isi yose. Uri kubyumva? Ubwo rero Yesu baramuhiga, baramufata, baramwica ku musaraba. Ariko ibyakurikiye nyuma turaza kubibona. Ese oya nyine baramuhize. Yego. Bamushinjaga iki? Wavuze kugandisha abantu, nta bindi Imana. Yita ko ari Imana, agandisha rubanda. Urumva rero yarabangamiye umurongo wa system mu bukoloni bwabo. Niko kumuhiga, baramubamba, baramwica bya nyabyo, bamubamba ku musaraba. Buri umusaraba, none se tutagiye kure, yego, babona yitaga Imana. Ese muri icyo gihe bari bafite izindi Imana bemera ku buryo wenda yashaka kubangisha Imana z'abakoloni, cyangwa yabimeze gute? Uburyo Bibiliya yagiye yandikwa, twabonye ko bagiye batubura. We yarababangamiye mu buryo bwo kubaka igihugu cyabo, umuco wabo n'amateka y'abayobora. Kandi bo bari baje ari abakoloni bafite inyungu zabo bagamije na poroje zabo. Barabyumva? Noneho buri ariya masomo tugenda dusoma ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, yavuye ku Mana, yigira umuntu, yari yarahanuwe mbere hose, ari abavuga muri Yesaya. Ikiriya cyose ni igihangano. Ubundi Yesu yagomba gupfa bikarangira, akajya mu mateka y'Abaheburayo nk'umuntu w'inyangamugayo mu gihugu cyabo. Uri kubyumva? None se ko bavuga ngo Mariya ngo yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, ibyo nibyo? Biriya ni tekinike. Ubundi se yari Yosefu? Aho ntabwo turahagira, turacyari kuri Yesu wa nyawe. Yesu w'umuhimbano ntabwo turamusa. Urumva ndashaka kujya mu tubiranisha, twatangiye kuri Yesu w'umuhimbano. Ese ako nibyo twakumyeho nyuma. Uburyo Bibiliya imuvuga iramubeshye. Urugero, hari aho bamuvuga nk'umwana w'Imana, ariko Yesu we hari aho yivuga nk'umwana w'umuntu. Yaravuze ngo ese ubwo umwana w'umuntu azatunguka ku bicu, azasanga kwizera tukiri mu isi. Ukuntu Bibiliya iducana. Ubwo umwana w'umuntu azatunguka ku bicu, ibyo atavuze umwana w'Imana, azatunguka ku bicu, azasanga kwizera tukiri mu isi. We yivuze nk'umwana w'umuntu, we bamuvuga nk'umwana w'Imana waturutse mu ijuru, aza mu isi, avukira mu mwari Mariya. Ubwo ibitangaza nk'uko wari ubizi. Icyo ni igihanga batubeshye. Ni nayo mpamvu uzasanga Abaheburayo benshi aribo bitwa Abayuda. Na n'ubu abantu badukurikiye mugire ubwenge, musabe Imana ibaha ubwenge no kumenya. Na n'ubu
Bibiliya ubwayo irabyivugira, bavuga ko bagitamba ibitambo n'ubu bisura Yesu. batamba ibitambo Abaheburayo umugabane munini ntibemera Yesu uyu nguyu twigishwa nabo baramwemera, ntabwo bamwemera. niyo mpamvu bamubamba. hari harimo benshi n'undi bitwa ba Yesu se. buriya abantu babambye Yesu, buri mugabane munini wari abakoroni, nabambwe yigize Imana iki n'ibi cyose, nabambwe buzuye mu mihanda n'ibice byose, nuko nta sano bari bafite, ariko abari bamuzi. Noneho rero abamuhakanye na n'ubu na bugingo n'ubu kuko bavuga abayuda na n'ubu baracyakana Yesu, ngo baracyategereje ko azaza. hahandi batubwiraga ngo umwenda ugitabukamo kabira ahera, urabona bari bafite icyo bita ngo ubuturo. bakoraga imigenzo yabo nko mu gihugu cyabo nk'imico yabo. noneho imihango isura Yesu ngo uzaza. noneho ngo amaze gupfira ku musaraba, ngo umwenda wera ngo utabukamo kabiri, biriya ni ibitubura. ngo noneho ngo umuntu ahawe kwigererayo, ngo nta muntu uzajya agutambira, noneho uzajya wigererayo, ngo uvuze ngo ku Mana uzigererayo, ntibigisaba kunyura mu mitungo n'ikindi bajye kuri tambana, bajye kuri tambana. Mu by'ukuri rero Yesu yabayeho umunyawe, ariko noneho ibyakurikiye ugupfa kwe n'ibihimbano. ni nayo mpamvu rero uriya Yesu watubwira ngo ninza no kuri n'ubugingo batuzanye twebwe abakoroni bataragera mu Rwanda imyaka 100, bataragera mu Rwanda twari dufite Yesu. ko dufite Yesu. Yesu meze ute kandi uti? Nkuko twize ngo Satani biva ku ijambo ry'igiteki ha Satani bivuga ijambo iwabo bita kurwanya, kandi ijambo rikaba rikorera mu muntu, sibyo? Aribyo bashishuye bakaremamo ikintu bita Satani gifatika gitera abantu. Na Yesu bamwise ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kuri iyo Mana y'iwabo y'Abisirayeli atamujyana. Ariko mu by'ukuri iyo tugiye mu Rwanda rwacu rwa gihanga, dusanga uko kuri twari tugufite Abanyarwanda. bivuze ngo Yesu baje batubwira tuba twari tumusanga, uretse gito ngo uko kuri kuba umuntu Imana aremanye n'umuntu, niko bo bise Yesu. uri kubyumva? Twebwe rero uko kuri twari tugufite, ariko twitaga ubupfu n'ubunyangamugayo. ni ibintu bisaba abantu ngo bagire ubwenge, basaba Imana ubwenge n'imiyoboro ituma basobanukirwa kuko batekereze. muri iki gihe cyishe Abanyafurika, ubwo umwami Leopold yoherezaga abamisiyoneri kwigarurira kugira ngo bigarurire isi bitwaje ijambo ry'Imana, yarababwiye ngo mugende muri ziriya nyamaswa, twebwe bazita inyamaswa, n'isura yacu barayituziza. hari abantu dutukana ngo wamushenze, we wamushenze, hari abava kuri shenze y'inguge, mushenze inguge, dusa n'inguge. urabizi n'abakinnyi benshi babazana irondaruhu bakaba Vinicius ejobundi muri Real Madrid barabimukoze, bahito bajya babibakora, uwagafata umuntu akawutumira akagenda nk'inguge awurya, abereka ko bimubereye, wowe isura y'umubereye mushenze. niko bazi, niko twegera. mugende muri ziriya nyamaswa, bazi Imana kuturusha, ahubwo tugiye kubigisha Imana mu nyungu z'Abanyarwanda. nicyo cyari kibaza, nta yindi misiyo Imana za mu nyungu zabo. ubwo rero batuzaniye iyo Mana, batuzaniye uwo Yesu wavuye mu ijuru, ariko bita ngo n'uw'i Nazareti, wavukiye ku bw'ibitangaza by'Imana. baza twari tumufite, ariko kuri n'Umunyarwanda yaciye umugani ngo ukuri guca mu ziko ntigushye, ngo Yesu w'Abanyarwanda. ukuri guca mu ziko ntigushye. Turiho dufite ukuri kwacu. uri Umunyarwanda uburyo yubakitse ateye ubwoba, ni Imana y'u Rwanda. uko urumva Yesu tumufite
ko ukuri kwacu kwa ubupfu. ubupfu n'ubunyangamugayo. Ni nayo mpamvu uwo Yesu yabwiye Nikodemo ati ukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Ati se mu Yesu mwami nasubira mu nda ya mama nte nkavuka bwa kabiri kandi nkuze. Ariko bashaka kureka ko iyo ugiye mu mazi magaruka batizwa nibyo bita kubyarwa bwa kabiri ugahinduka mushya. Nuko muri ari igihangano nacyo tuzakibona. Amazi nagakiza ntabwo akura yindi uriya kubyubura mu mazi ukabaka kuzamura n'umwanda ntiwapfa. Niba n'ugiye kwibajya aritsita n'indyo zikamuvaho bo bagukuza mu mazi bakazamura ubyarwa bwa kabiri. Ariko hagomba gukurikiraho guhinduka k'umutima. Uretse kujya mu mazi bakakuzamura ahubwo urahindutse. Umutima wawe ugasanga ntihindutse kandi ubyarwa bwa kabiri. Buriya ni kiriya kintu cyo kubyarwa bwa kabiri umuntu agahinduka. Nicyo baje mu Rwanda baratwiba basanga dufite ubupfura n'ubunyangamugayo. Umunyarwanda ahinduka akaba nk'Imana, akaba mw'Imana koko, akarangwa n'ibikorwa byiza by'urukundo. Noneho bavuga ati rero iki kintu cy'ubukristo tuzanye twigisha abantu ko bagomba kubyarwa bwa kabiri bagahinduka. Ariko byarananiranye kugeza ubwo muri Jenoside 1994 twitsenye turamana kwirwa mu tuzuye mu isengero. Bigaragara ko kiriya kintu cy'ubukristo bukomoka kwa Kristo ntabwo gikiza rwose. Ushaka kujya impaka zambaze igihamya gikomeye cyane ni 1994 aho bamaze kuza gukomeza u Rwanda badushyiramo ideoloji babizi ngo bapimaga amazuru bagapima amaso bagapima imisaya uburebure n'iki bakandika bakohereza iwabo. Uburyo abanyarwanda nyine kugira ngo bafashe uburyo bazaducamo amacakubiri nyine kuko babonaga dufite ubumwe bukomeye cyane. Dufite Yesu bataramuzana mu bitabo ngo bafate amato bazi baducamo abakibici. Urumva ikintu cy'ubwenge abantu bakeneye kumenya. Ubu Yesu twari tumufite ariko kuri kw'abanyarwanda aribwo bunyangamugayo n'ubupfu. Iki ni ikiganiro irindagiza myumvire. Iyi ni Fumba Connect. Turigeze kuri Yesu wa undi w'umupiratano. Ubwo niyo twari turiho ariko Yesu nyawanyawe. Twari turi kuri Yesu wanyawe. Ari nawe basanze dufite twebwe mu Rwanda. Ahubwo ikibabaje aho ubukoloni buziye iwacu mu Rwanda no muri Afurika twatakaje wa Yesu nyawe mu mwimerere wacu w'Abanyarwanda. Ariko turakatijwe duhabwa Yesu w'igihangano udakiza imiti. Niyo handi Abanyarwanda dukurikira bavuze ngo muri Bibiliya ngo mugire umutima wari muri Kristo. Abadukurikira namwe mwumve ni gute umuntu wowe ufite umutima wa Imana yakuremanye wa wundi twabonye uri mu ishusho y'Imana hahandi aricyo bita imagode aho Imana ikorera ageze byajwe byongorera by'umutima n'Imana. Noneho ngo arakubwira Imana ibaye muri wowe igomba kugufashiriza muri wowe mu ijwi byongorera. None barakubwiye ngo mugire umutima wari muri Kristo. Kandi Kristo Yesu Kristo ni umuheburayo. Baje ngo bafata umutima we ngo ari we twebwe tugira. Niwe birwa batwigisha kuvugira ubukristo bwazaga mu Rwanda mu 1900 ngo tugire wa mutima wari muri Kristo. Urumva icyo bita kurindagiza abantu. Kandi twifitiye iwacu Imana yaturemanye w'Ubunyarwanda, Imana y'u Rwanda ujibanye natwe. Urumva ari tuzi ko Imana tuzaba Abanyarwanda beza tukaza tugeza kwa Sherezo yo kwa Gasani. Niyo mpamvu umwami twamwitaga Gasani k'i Rwanda kuko yabaga ahagarariye Imana ku isi mu Rwanda. Niyo mpamvu yazaga batigabana Imana mu Gasani. Reka Imana ntabwo uzayibona ahubwo uzayibona mu muntu yaremye mu bikorwa. Ariko atari uko uwo muntu asa n'Imana ahubwo ibikorwa bye n'umutima namwe. Ubwo rero Yesu w'umuhimbano amaze gupfa noneho gupfa filime yagomba kurangira. Bamwereka umusaraba bamubambye nabyo Abaheburayo bene wabo na bamwe bamukundaga. Yashishwe niyo nyine kuwa w'umuhimbano yashishwe niyo kure bamushyize ku musaraba. Byo nibyo baramufata bajya kumushinga mu cyo wabaye bahambaga mu bitaro nyine bagakura bamuhambye. Naho hantu abantu bose bava hirya no hino
bajya gusura ahantu Yesu ubona muri filimi bamubaje kumushyiramo icumu mu rubavu amazi umuntu yatunganye ku jisho ngo ibigera ikabibona batsona ku kantu ikindi yese ngo avuga ngo birarangiye ubwira kabiri ngo birarangiye urumva ngo birasohoka birarangiye yego urumva ngiye gusoma uwo Yesu wanyakuri nyine uwo Yesu utari umupira tano no kumupira tano kuri Yesu wanyakuri reka turebe iki ngiki byabayeho koko nakubwiye ngo bafashe Yesu w'umuheburayo wanyawe bamwubakaho mu nyuma y'ubumana nuko ngo bafata icyo bita rhetorique ni inyubako ni ikintu rhetorique ni ikintu ni inyubako gukwemera bubaka icyo bita amahame inyubako y'amahame ukubaho kwa Yesu gupfa kwe kuzuka kwe kujya mu ijuru none uko kubaho kwa Yesu uko kubaho kwe kwa Yesu no gupfa kwa Yesu no kujya mu ijuru no kuzagaruka baramufashe bamwubakaho mu nyuma y'ubumana bashyiramo tekinike mu nyungu zayo na biriya bitangaza Yesu yagendaga akora mu kubaho kwe ngo atarapfa ukanye ko Yesu wanyawe agarukira gupfa ariko noneho kugitambaje uti none si bitangaza ko agahubwo atarapfa biriya dusoma muri biriya ni tekinike nta bitangaza akora ngo yahumuye impumyi agakora n'umugore ngo wari umugongo atubura imigati n'amafinga agabura abantu 5,000 inzoga ngatubura inzoga mu kwe bikana n'igitubura ubwo nibyo nashaka kukubaza umva ngo birarangira ni tekinike uko birarangira ushaka kukubaza si byarangira iki ubwo yarafitanye gahunda n'Imana koko yuza kumbwa ko byabaye ibyo ni tekinike bagiye mu kubaho kwe bagiye bamushyiraho kugira ngo mu kuzigarurira isi yose bazabone ko mu kubaho kwe kuva ko ari umwana yakoraga ibitangaza nk'umuntu woherejwe n'Imana dore ko bari banavuze ngo ahubwo mu isamaki yasamye kuba ari umutagatifu ku mwari none tekinike uriya Mariya nawe uburyo yagizwe isu tuziga Mariya muri iki gice cyitwa Mariologie tuzabona uburyo Mariya yagizwe isugi inama iraterana barabyemeza barabyanzura n'umwaka yabereye bamugira isugi bamugira umutagatifu ariko ari umukobwa usanzwe gusa ariko baramutoranya nyine yari umukobwa mwiza wabyaye Mariya nk'umukobwa mwiza wabyaye Yesu nuko bafata n'Isima na Nawomi n'abandi nuko wenda mvuze undi n'abajuri n'abaduka gufatuka umuntu wabaye iminsi mu Rwanda tumubaka nk'umuntu wabaye iminsi buriya ntabwo yamubyaza umusaruro ukamubaka ukamubeshyira n'ibintu byinshi cyane by'ibitangaza abazaza mu myaka myinshi bagasanga mbega ni umuntu urenze wabaye bari kumva nuko noneho ukubaho kwe bagenda batuba biriya bitangaza cyane ukuntu yagendeye hejuru y'amazi mubizi yazuye Lazaro yagiye yazuye Lazaro iyo muzura byari byo mu Imana kuki se yajya bashatse gukemuza tekinike kugira ngo bumve ko uwo Yesu yafite ububasha yigize ko umwana w'Imana kugira ngo niba mwifashisha mu kwigarurira isi ya civilisation yabo abantu bazabyumva byakire n'akire kuko uwo muntu bagomba kumwumvira nk'Imana ko yohejwe mu Imana mu isi atiza ubwo rero noneho amaze gupfa bavuga ko bari abagore ba Mariya Magdalene na Mariya bahagiye kumureba bari basanga igitare cyavuyeho ntawe binjiyemo basanga ibishura gusa nta muntu bagiye kumva umumarayika ku ruhande ati muri gusakira muzima mu bapfuye nuko bagenda bakuze muri yose bati Yesu yazutse bamwe ntibabyemera aza kubonekera imana ba Tomasi ngo ntiyanabyemera baramubonekera ati njye ntabwo napfa kubyemera ibisi bigaza kubona isi cyumye muri bo abo batinye gukora watinye gukora yakoze izo zose rero zari tekinike n'ibihimbano niya nyubako bagira bubaka nyine bakongera umva uriya Yesu birangira ko ni nkuko wakubaka inyubako ibyo twubaka ntibisanzwe none ugasanga hari undi muntu wenda nk'umubosi w'umukire we yubatse inzu ubona yongeyeho amakaro hanze tuvuze nini
ariko nyamara inyubako aba ari imwe n'iz'abandi. Ariko hari umuntu wavumbuye we ya nyubako ayishyiraho utundi tuntu, abandi batangira kutwigana kuko ari twiza kuri ya nyubako. Aho ndi kumva ukagenda kuri ya byamu. Yego, ariko ntuzi impamvu yabikoze, ntuzi nawe yanabivanye n'uburyo yabivumbuye, mutwe tukabyigana cyangwa akabitwiza ati nimwubake inzu dore ngo akaza tukanamusana kugira ngo abidukore tukamwishyura. Uri kubyumva? Ubwo rero nyuma yo kuzuka kwe kujya mu ijuru kwe kuzagaruka, cyo ni igihimbano pe, ni igihangano. No kuvuga ngo ntabwo Yesu azagaruka. Uwo Yesu wagiye mu ijuru akazagaruka, abategereze mbakuriza ntawe uhari. Wa Yesu batubwira muri Bibiliya uzagaruka ku impanda zikavuga, ntawe uhari n'igihangano. Ibyo bizagisohora ku impamvu yacu tuzabaga kumperuka. Impamvu yacu n'imperuka tuzayiba. Impamvu y'icyo ngicyo reka mbahuru abadukurikira bakirisitu bavandimwe mugani wawe, mwirirwa muririmba muvuga ngo mu buhamya bwanyu mutanga mu nsengero no hanze mu mwita ngo n'abapagani, Yesu ndamufite, naramwakiriye, mbana nawe, nsangira nawe, ngendana nawe, ntabwo nababona mufite. Haleluya, haleluya. Siko bavuga? Amen. Uwo si Yesu bafite bagendana babana nawe ubuzima bwa buri munsi. Okay, uwo ni Yesu tubana nawe dufite buri munsi. Bibiliya ikatwereka Yesu wagiye mu ijuru imyaka 1000 n'ibihumbagiza, akazagaragara ku bicu, abamarayika bakavuza impanda, ngo abantu bakazuka, n'abari ku isi bakiri bazima bagasanganira Yesu ku bicu. Ikibazo nawe bazadukurikira muzatu mukibaze nawe munyamakuru, muzamurize Yesu mubana buri munsi, muvuga muririmba mubana nawe, na Yesu kaza kunsagaragara. Yesu ari mubangaye ku buryo hari Yesu mubana nawe mufite. Niba bari mufite mutegereje undi uzaza guhagarara ku bicu. Yesu ndamufite namwakira umwami n'umukiza. Yego, uzamutegereza ku bicu. Ati ikiganiro irindagiza mwumvire, uyu ni focus n'umushakashatsi akaba bivuze ngo rero bantu mwiringira ngo Yesu muzamusanganira ku bicu ubwo azatungwa ku bicu ku munsi w'imperuka. Nta Yesu mufite. Aho bantu mwashyira akabazo, bavuga ntawe wawe ufite, bashyira akabazo, wamutegereje ku bwa kabiri. Musa Imana basobanura iryo bantu. Are n'ubu Gatolika watangije ukwemera ku isi, avuga ati iryo ni ibintu bikomeye ry'ukwemera kuko biramucana. Abivuze ati iryo ni ibintu bikomeye ry'ukwemera. Iyobera yayobera arajara n'ibyemewe bayisima ibyo yobera. Urumva wowe ufite Yesu uramuririmba, ubana nawe, usangira nawe, umubwira n'abandi ko akugiriye neza, ntacyo wakora utamufite, none ngutegereza uzasanganira ku bicu. Imana izavuga uvyo gitubura. Bivuze ngo abiringira gutyo rero mufite ubusa muri mwebwe. Niyo mpamvu ubona abantu bagera aho ngaho bikabayobera bakagwa mu byo bita ngo n'ijyaha baretse. Yari umuririmbyi ukomeye cyane, yari umudiyakoni, yari pastor, ukabona baramufasha baramutandukanya, ukumva ngo yabyaye hariya, kandi ibyo barabibujijwe, ariko baranga bakabita. Kubera iki? Nabahaye ibyo tugitangira uburyo twabaye mu nsengero, turamwigisha twigisha urukundo, twigisha Imana, turarenga turamara cyane. Bivuze ngo ntacyo byatuma, ntabwo bikiza. Ariko umunyarwanda n'indangagaciro za kirazira zakizaga umuntu agahinduka akabinyangamugayo, akabivuga ku musozi abantu bose akabicyitegereza. Kubyumva uwo rero Yesu ku bicu ni igihangano uzagaragara akagenda, igihangano cy'umwera pe. Abamutegereje ntawe, ahubwo basaba Imana ibafashe bamenye Yesu wa nyawe. Yesu wa nyawe twamubonye ni kwa kuri wowe, kubw'indangagaciro na kirazira z'umunyarwanda. Hahandi umwana avuka, ababyeyi bakamuha uburere, bakamwicisha kirazira n'indangagaciro za kinyarwanda, akazakura ari umugabo n'umugore mwiza ubereye igihugu, ubereye igihugu. Umuco mwongere mwumve iki ngiki. Umuco ni ikinyabuzima.
umuco ni ubuzima, ni ikinyabuzima. Niyo mpamvu umuco ukura. Rutanga rw'amaboko ni ukunda kugira soruda ivuga ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari bwo buzima. Ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari bwo buzima. Babyumvishe? None abo bera bazana kurizasiyo binyuze mu iyobokamana, baraje batwica umuco n'amateka, batwica imenyamana byacu, bazana ibitabo n'iki n'amashakapurari n'amashapure n'ibiki byose, bahera ku batware, umwami n'abatware, bahera ku mwami Musinga, bamubwira uwo Yesu arirengera, baje bambaye imisaraba iriho Yesu, amashakapurari ariho Yesu, baraza bajya kwa Musinga baramwigisha bati se, baramwisha ati bambura Yesu w'i Nazareti kuri avuye mu ijuru akaza kwigisha abantu n'iki. Aravuga ati none se ati icyo mwambaye mu gatuza n'iki, ati nyine ati Yesu tuje kubabwira abanyarwanda n'iki byose, bamubwira uwo ari we, ati si wowe ko numva tumusanga mu myaka myinshi, turamusanga. Ati none se umugogo w'umwami wanyu murawugenda. Ati rero Yesu nubwo twe turamusanga. Baramwigisha Musinga arirengera ati arasa yari afite ubwenge bw'agatangaza bukomoka ku Mana, abona ko ari ibintu by'ibitubura. Biza ubwo bamuciye rwose, bamuciye ishyanga ringana. Urumva bafata Rudahigwa Mungu we, bafata Rudahigwa nyine kuko ari afite imbaraga n'iki, ku buryo abamaze guca uwo mwami Rudahigwa yasigaye ku mwanya wa 7 mu bafite agaciro mu gihugu. Hari abandi bamubanzizaga bagera kuri 6, abo yazaga ari wa 7, nta jambo agifite nacyo. Bahera ku mwami n'abatware. Buriya mu Rudahigwa ajya kubatizwa, Leo Pierre yize imyaka igera kuri 2, yiga kategisimwe abashe kubatizwa, kugira ngo rubanda nyamwinshi babone ko n'umwami yabiyobotse. Baramutinza ngo abatizwe, yiga imyaka 2, yiga kategisimwe. Bamubatize rero, urumva n'abatware ntibasigaye. Bamaze gufata umwami n'abatware, rubanda ntibasigaye. Niko kuyoboka nyine, bayoboka Imana ya Isiraheli y'abakristo n'abayabakoroni. Ngo rero Yesu wa nyawe na Yesu wa Pilate, urumva? Niyo mpamvu rero twebwe dukwiriye kwiga indangagaciro na kirazira z'Ubunyarwanda, abantu tukabana mu mahoro. Uwo Yesu tuzaba tumufite. Ni ukuvuga ngo weho uko ubyumva, inama twagira abakurikira Fumba Connect n'abizera Yesu, nuko bagira ubupfura muri bo. Uwo niwo Yesu n'ubunyangamugayo cyane. Uwo niwe Yesu, kandi abantu bizabagira umumaro pe, baba abantu beza. Wa Yesu n'ubundi hari ibiganiro twagiye dukora bukatiza tugana ku musozo. Ikiganiro cyari kiryoshye, tugana ku musozo. Focus, hari inama ushaka kugira abakurikira Fumba Connect n'abizera Yesu nk'umwami n'umukiza, n'abizera Imana, hari inama ushaka kubagira ukuntu bashobora kwitwara? Yego, murakoze. Njye nagira inama abantu kugira ngo basobanukirwe ukwemera. Ubundi abantu bakagombye kumenya amateka y'uburyo ibintu byaje. Handi navuze ngo umukoroni we ahabwa misiyo. Umwami Leopold yabwiye abamisiyoneri bajya kwaduka muri Afurika. Handi nabivuze ngo umugende ngizo nyamaswa zizi Imana kuturusha, abo mugiye kubigisha Imana ku nyungu z'abanyaburayi. Hari irindi jambo rikomeye cyane yababwiye, mubarinde gutekereza. Mubarinde gutekereza. Niyo mpamvu buryo Abanyafurika dufatwa nk'abantu badafite ubwenge n'ubushobozi, kandi nyamara twebwe tuba twamenye Imana mbere ya bariya bose. Urumva? Ndibuka mu Rwanda twari dufite bitwa Abanyaga. Ngo ari umunyamibare wari ukomeye cyane muri Amerika, bigisha muri universite zabo, ari umunyagisozi hariya, ariko ngo ari umufilozofe ukomeye cyane. Ariko se ibyo biravuga se bivugwa nta nazwe. Ariko se ku cyumu nyine bagishaga imibare, kandi abanyamibare bakwisa bari abantu bakomeye cyane, nyine abantu bazi fizike cyane. uri kubyumva? Ubwo rero
basobanukirwe. Hari ijambo rikoreshwa mu muco wacu ngo itazi yuva mumenye iyo ujya. Abantu bafashe iby'Imana amaveju bafatira ijuru ku musozo ni nk'uko wabona umugezi utemba ukawufatira ibirometero byinshi usozereza utamenya isoko yawo. Nk'uko wamenya Nyabarongo aho imenera mu Kagera ukavuga iyi Nyabarongo imenera mu Kagera ariko ntuzi isoko yayo ya Mwozi ituruka uri Nyabarongo ituruka he ikomoka he ngo ubimenye ugafata ngo Nyabarongo gusa ngo ni iyi ngiyi gusa ngo biriza kandi imigezi myinshi igenda yisuka ibintu byose mbere yitwa kugira ngo ibe Nyabarongo iba yabanje kwitwa Mwozi. Ubu n'abantu b'Ubukristo y'ukwemera ni amavejo ni igiki bifata gutyo. Niyo mpamvu rero ukwemera bana mudukurikira gutandukanye no kumenya pe. Musaba Imana ibaye kumenya kandi kumenya icyambere cyo urabanza ukiyambura uku kwemera. Reka nsoze kuri ijambo badukurikira ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo kubura Imana niko kubona Imana. Kubura Imana niko kubona Imana. Mu buryo kubura Imana niko kuyibona. Igihe wabuze Imana nibwo ubonye Imana. Uti gute nkasoze rero Imana usabwa kubura ni y'igihangano twazana. Birasanga uyisene kuri hasi nibwo ugiye gutuna Imana yawe ariko ntabwo uzabyishoboza ahubwo wowe gasabye ngo yemerere Imana mu mwimerere wayo igucira inzira muri wowe kandi ntube imbata y'idini ngo tsimbarare kuya migenzo n'imihango yabo ujimaka wonze ko ari byo wamenye oya ahubwo iyo ushaka kumenya ukuraho imipaka. Ikintu cyose wagikurikirana kugira ngo umenye, ikintu cyose wagisoma kugira ngo umenye. Uganira iby'Imana nubwo wumva bitandukanye ari mbese n'ibyo waruzi mutega amatwi wihita wamagana gutokeshe kuko ngo mumwite ngo numuhakane kuko atavuze n'ibyo muhuje. Kuki utamuvanaho ibyakubaka? Ugomba gushakashaka ukamenya ukemera ugafunga umutima wawe n'ibitekerezo kugira ngo umenye. Ntabwo usaba guhagararira hamwe. Ubwo rero kwemera bitandukanye no kumenya. Nimwumva mugomba kuva mu kwemera mugacishwa bugufi ibyo byigeretse ku Mana reka tubyite ibyigeretse. Hari Imana ibaye mu muntu noneho ari ukuntu Imana uyizana nk'ibyigeretse. Ibyo byigeretse ku Mana original mu mwimerere wabyo bituma utamenya ya Mana. Ariko ibyigeretse iyo bikuyeho ya mihango za kimenyetso n'amaturo kubatizwa kujya ifunguro ryera amaturo kujya mu ijuru kugira gute ibyo byose ni ibyigeretse kuri ya Mana. Gupfuka mugasenga ugahumiriza ese ko ari uwiyumanira agakubita agahanga hasi we azarimbuka cyangwa we nashingira ko ibyo ari iby'ukuri upfukama agahumiriza azarimbuka. Ese babandi ko mbona musigaye muhumiriza abandi bakamye barinda inkweto barinda ibikapu byanyu n'amatelefoni mu rusengero ko badahumiriza iyo Mana itibanga cyangwa ntabwo babara n'abantu bari muri uko kuri kwanyu. Niyo mpamvu bisaba nyine isaba Imana iguha ubwenge kandi Imana iri muri twebwe. Yego. Ubwo rero uwo Yesu rwose inshuti z'Imana avuga ngo ni se w'imfubyi n'abapfakazi ngo niwe ibiki n'ibiki byose ugasanga umuntu wenda atakaje nk'umufasha we yakagombye kwishakira undi wenda agakomeza ubuzima akamufasha kurera abana wenda banyakwigendera aho bakarindagira mu bupfakazi muri wa Yesu w'igihimbano mu bupfakazi ariko isigo byo mu mubiri ugenewe. Rero singiye kubambira ikintu cy'idetaye ngo ufite ubwenge akwiriye agomba kwishakira hati natwe bikazana umunanira ahubwo akazarinda asaza kandi iyo umuntu adafite uwe asaza vuba ngo ni se w'imfubyi no. Rero murakoze cyane kuri Yesu ni byinshi tuzanabigarukaho ni byinshi tuzanatubigarukaho. Ubwo rero nagira ngo rwose nshime abantu badukurikiye kandi nshime Fumba Connect uburyo dukomeze gutanga uyu musada iyi nkunga kugira ngo abantu barusheho kumenya
nawe ubundi niba ufite ukuri mu mutima wawe, niba uri umunyangamugayo, niba umuntu w'imfura uharanira kugira neza no gukora neza, ibyo rero biri mu mutima wawe, niba wumva rya jwi ry'Imana. Uretse ko nkuko twabibonye kuri Satani rihanganye n'irindi rirwanya icyiza, ariko nubasha kugira ngo umenye aya mahitamo y'amajwi agusobanura abyiganira muri wowe, uzagira amahitamo meza, wumve uko kuri kukura kuzuye, ugusangize n'abandi, isi irusheho kuba nziza, turusheho guturana neza, turusheho kubana neza, usange Yesu atubana, atari uw'Isirayeli, atari uw'i Nazareti, ahubwo gusa ukuri ko kuri mu mitima yacu. Ariko twasoza n'ubundi nanone dusengera rya sengesho ryawe, rya sengesho ry'umuntu wamenye. Yego, murakoze cyane. Twasoza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. N'ubundi twatangiye udusengera muri rya sengesho ry'umuntu wamenye. Yego, dukoze tuganye ku musozo. Buriya rero nagira ngo rwose nsaba abantu badukurikiye, Yesu tuzagumya tumuvugeho n'ikindi gihe. Ni byinshi byo kumuvuga kuko yigaruriye isi, umusitari w'isi, ariko mu buryo nyine butari by'ukuri. Yego, niyo mpamvu turi kurwanya intambara kugira ngo abantu barusheho kugenda basobanukirwa, amenye. Nanjye nabibayemo, nanjye ndamujya w'umupirate, ariko nyuma nza wanakubiswe afite n'inkovu nyinshi cyane. Ariko icyo nabwo yabakurikiye, nari mfite ikote ry'umukara, ni nk'ubuhamya ry'umukara rihinduka shokora, kubera kwirwa ku zuba ngenda muvuga nyine Yesu w'i Nazareti uzagaruka. Ariko babwiye amateka ngo mwari mufite na gurupe ngo yitwaga Abakira. Iriya gurupe mwari murimo y'abaki, abantu basengaga cyane, ngo yitaga Abakira. Sinzi ibintu ndabyibarirwa, ariko nzabyibarirwa. Ubwo rero tukaba tugiye gusoza rero dusaba kugira ngo tubasengere nanone muri bya sengesho twatangiranye, mu buryo bw'umuco wacu, Imana y'u Rwanda. Tujya tuti sikaseka gasani k'i Rwanda, rusokere rugubwe neza, rurinde icyago n'icyanganya, rutsindire ubukenya n'ubugingo buke, rutsindire umwanzi w'umukira n'umurozi uturuka ishyanga, ruritsindire nyamunsi n'intumwa yayo. Tukasoza tuvuga tuti garika ibiganza rugaba rugabo, maze twishyuke mu Rwanda. Tukaba turasoje, ahasigaye Imana y'u Rwanda ibane n'abadukurikiye. Iyo wasengaga gutyo abandi bataga bavuga ngo iki? Abundi iyo usenze ngo ugasojya ku musozo bavuga ngo amen. Abandi batavuga ngo baye byaga birangiye, kuko amen niyo Kristo. Bo bavuga ngo iki? Ngo iyo wasengaga gutyo nta kintu ubu bidagita birangiye yabagasoje. Murakoze cyane. Turasoza aho ngaho, icyo kenshi bakunda kubikoresha igihe babaga bari muri gahunda yo kubandwa no guterekera, kuko nabyo tuzabyiga kwa no guterekera byaga biganisha ku kubanisha abanyarwanda. Niyo mpamvu batangiye kuvuga ngo sekasekanya gasani k'i Rwanda babikoraga mu gahunda yo kubandwa. Kandi kubandwa wibuke ko byari biva ku nshinga guhuza abantu. Ibyo nabyo tuzabiga kuko nta madini ntaki, kugira ngo abanyarwanda babe bamwe bashyire hamwe. Murakoze cyane. Imana y'u Rwanda ibane nawe. Kurikira Shumba Connect. Iki ni ikiganiro muzajya mukurikira buri munsi. Wowe wakoze subscribe turagushimira, nawe turayikora kandi no kuri notification, kandi ibitekerezo byanyu ni iby'ingenzi. Cyo commentaire. Ciao ciao.